Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye, ndagusuje kandi wowe udukurikiye uri mu nce zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, kuri wowe udukurikiye USA, Ubutaliyani, Ubwongereza, ndagusuhuje. Kuri wowe udukurikiye utameze neza ndakwifuriza kumera neza, nkubwira ngo burya ikintu cyose kiba kubw'impamvu, kandi ikintu cyose kigira itangiro kikagira n'iherezo, buzacya umucyo wongere ukurasire umererwe neza. Uyu munsi ni ya saa yacu y'isomo rya YouTube, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bijyanye na reuse content, ibintu bitatu ugomba gukora mu gihe umaze guhabwa iriya message ya reuse content, umaze kwamburwa monetize cyangwa umaze kwimwa monetize igihe usabye monetize. Hari benshi rero babibona gutyo bikabacanga. Mbere na mbere reka turebere hamwe ese reuse content ni iki. Reuse content ni igihano uhabwa na YouTube, niko navuga. Icyo gihano gihabwa na YouTube igihe wabaye monetize ndetse n'igihe utari waba monetize. Byumvikane neza, umuntu utari wa monetize nawe ahabwa iki gihano. Ndavuga wa muntu uri gusaba kuba monetize, amaze kwa applyinga asubira gusubizwa message yuko afite reuse, ahawe reuse content, ndetse n'uwabaye monetize baramudemonetiza agahita ahabwa reuse content mu gihe akoresha ibihangano by'abandi. Twumvikane, ntabwo reuse content ipfa kuza gutyo gusa, ahubwo ni igihe wakoresheje ibintu ama content y'abandi bantu. Iyo ukimara guhabwa rero reuse content, dore ikintu cya mbere ugomba guhita ukora mu gihe wizeye ko amavideo ari ayawe 100%. Baguhereza agace ka mbere ko kugira ngo ube waburana, ube wakwiyapiringa ya video ifite iminota 5, ya video igaragaramo isura yawe, igaragaramo application ukoresha, igaragaramo uburyo ukora video, ndetse na behind the scene n'ibikoresho ukoresha. Ibyo byose barabikeneye kugira ngo bemeze neza ko za video ari izawe 100%. Ako ka video gafite iminota 5 baba baguhaye ahantu hari linki ho kuka-uploading, wamara kuka-uploadinga ugashyiramo ya linki, wamara gushyiramo ya linki hanyuma bakagenda bakagacekinga, bitwara iminsi 14 yonyine, hanyuma bakagusubiza monetize yawe. Basanga wababeshye video hatari myiza we, bagahita bagusubiza indi reuse content, ukagenda ukajya kumara y'amezi 3. Ndagira ngo mbibutse mwebwe mwahawe reuse content yo na mukapiringa cyangwa mugakora reply bikanga, ugomba gutegereza igihe kingana n'amezi 3 yandi. Nta nshuro ziriho zashyizweho. Buri gihe cyose igihe hashize iminsi 90 ugomba kugira gute kwa applyinga mu gihe wujuje ibisabwa. Reka turebere hamwe rero ikindi kintu cya kabiri, ariko iki kintu cya mbere ndakeka mwese mwamaze kucyumva neza. Iyo ufite video zawe uzizeye neza ukora iyi apiri. Waba utazizeye ukagira gute, ugakora iyi apiri ya kabiri, turaza kujya no ku reply ya kabiri, noneho hakaba n'iya gatatu. Ariko iya kabiri reka mbanze nyibasobanurire kugira ngo muyumve neza. Ntabwo yizeye 100%, reka mbasobanurire uko iteye. Iyi bagusaba kuba wenda wakweditinga video zawe izo ukeka ko atari iza, ukazeditinga ukazihereza ya masegonda 2 kugira ngo badatwara biriya biba biriho. Noneho warangiza kweditinga bisaba igihe kingana n'amezi 3. Warangiza kuzeditinga bikagutwara amezi 3 kugira ngo babe bagusubiza monetize. Noneho ariko iyi ntabwo yizewe namba rwose. Ngewe hari abantu benshi bayikoze birangira n'ubundi basubijwe monetize yabo, nyuma haza kuba ikibazo cy'uko bamburwa monetize muri twa tuntu bagiye beditinga bagasiga amasegonda 2, tuza kubyara ibibazo. Rero icyo nakugira inama no gukoresha iya mbere niba ibihangano ari ibyawe cyangwa content ari izawe, cyangwa ugakoresha iya gatatu ngiye kukubwira. Iya gatatu ngiye kukubwira none iza ari simusiga. Iyi ngiyi no gufata za content zawe zose amashoot, video, long video yose ugahanagura,
buri kimwe cyose wamara guhanagura channel yawe igasa nayo ibaye nshya, igasigarana subscribers gusa, amasaha akagenda, views zikagenda, comment, buri kimwe cyose kikagenda hagasigara subscribers gusa. Wamara kuzisiba ugategereza igihe kingana n'amezi 3 ukabona kwa playinga video. Icyo gihe cy'amezi 3 ugitegereje, nuza channel yawe iba yarabaye icyo nakwita nkaho ari yarabaye yarambuwe ikosa, yarakuweho icyaha, yarahanaguweho icyaha, yarabaye channel isanzwe itagifite reuse content. Rero icyo gihe urapurayinga bisanzwe, wamara kwa purayinga iyo ukoze, ariko icyitonderwa hano ugomba gukora video zawe, kuko uburyo uba uri kugenda ukoramo amakosa, iyo wongeye gukoramo ikosa 2, 3, 4, 5 ushobora no kwisanga YouTube channel yawe yasibwe. Rero ahangaha ho banza ubitekerezeho neza, uploading video zawe sibyo? Numara ku uploading video zawe ukagera ku masaha 4,000 uploading bisanzwe, uzahabwa monetize, channel yawe ikure itere imbere. Ndakeka rero tubyumvikanyeho ndetse tunabyumvise kimwe, abantu twari dukurikiye iki kintu kijyanye na reuse content, ibintu bitatu ugomba gukora mu gihe ugihabwa reuse content. Mwabyumvise, hari icya mbere twabonye, hari icya kabiri twabonye, hari icya gatatu twabonye. Bitewe n'amahitamo yawe wahitamo icyo wumva kikunogeye, kuko channel ni yawe, ni nawe uzi ibintu ushyiraho. Ariko mbere na mbere icyo nagusaba nuko wakwirinda gukoresha content z'abandi, kuko zigira ibibazo byinshi cyane. Ushobora no kumara n'umwaka uzikoresha utari wagira ikibazo, ariko YouTube channel yo nuza iriya robo yaza gusikana channel yawe igasangamo ibibazo, ugasanga uhuye n'ingaruka mbi cyane. Reka ngushimire rero wari udukurikiye, naho akagaruka. Ciao ciao.